ndahaje uwikeza kukweza umutima ndaje uwikeza ingango we nzukunda ukeno ku mubiri ndatabarutse uwampaye inkanka ikobera isakare umurangi n'incuragane bikwihira urwo rugo rwose nuntegera rwa rushara uzacyana unsekera cyane intugu ntizireheshya imbavu zirahambuye igituza kireheze nzahanyurwa mba nkuroga wenke nayize nk'amezi nkane amezi nkane yari imaze kugeza ahantu nge nta muperezida wo muri Afrika ntari nicara imbere ngo mane rwose nawe nari kwicara imbere ya Ange ngo mutaramire mu bukwe bwe nabyo biri mu bintu byashimishije Ange Kagame biri mu bintu byashimishije kumwicara imbere nkamutaramira mu bukwe bwe biri mu bintu nyine nabyo byashimishije ufite inanga yawe ubwo urumva rero ni utaririmba gusa ahubwo ucuranga we ncuranga ndirimba nashakaga hari ndimo narifite nagira ngo nkumvishe numva byakunda tube twayikorana narayimwoherereje ewana itambwira ahubwo turekodinga ryari ewana yesa yikunda platini n'imfura cyane ntagagora ndahaje uwikeza kukweza umutima ndaje uwikeza ingango we nzukunda ukeno ku mubiri ndatabarutse uwampaye inkanka ikobera isakare umurangi n'incuragane bikwihira urwo rugo rwose nuntegera rwa rushara uzacyana unsekera cyane intugu ntizireheshya imbavu zirahambuye igituza kireheze nzahanyurwa mba nkuroga wenke ndahaje uwikeza kukweza umutima ndaje uwikeza ingango we nzukunda ukeno ku mubiri ndatabarutse nguwampaye inkanka yitwa Jabo twamenye nka Jabo voice Jabo gakondo niyo twakiriye mu kiganiro uyu munsi reka tuganire muri rusange abantu bamumenye ariko abantu benshi baramuzi gusa butuganira afite indirimbo iri hanze yitwa Mukesha yikoranye na Platini P Baba nibwo bwa mbere muhure muri ndirimbo uyu munsi reka tuyivimuzi tuyumve anayiducurangire buriya kunanga ushobora gusanga arabyumvishe wenda mu byuma by'abazungu ariko nawuze mbona mu bantu bayikoze harimo Mushabizi nibyo ndetse Ndeo Mushabizi ndetse nawe murafatanya mu gucuranga inanga Jabo bitese sava meze neza n'amahoro ndashima Imana indirimbo iri kuri trend abantu bari kuyumva cyane ifite mu buteye ubwoba comment ifite ziteye ubwoba aho ni sawa cyane ubu turi kumwe ufite n'inanga ariko mbamona ari umusore cyane wihebeye gucuranga inanga ariko turanaganira ku mutwari w'amasunzu sibyo cyane harimo uruhanga rw'uruhehemu yego ejo nabonye kari nyabutatu ze oya meze neza aga bakita bayita Nyiragongo ni Karisimbi ni Muhabura ngaho sabyinyi he oya nasabyinyo nayo ni nyabutatu ejo nazo muri Grammy uriya musore witwa Nitwaira the Creator yatwaye igihembo bikesha amasunzu ase buriya se wamufashera buriya rukundo ibintu byanjye babi trend ukuntu mu bwenge buriya babarabonye ku ruhanga rw'uruhehemura akavuga ati ariko birabintu uko mbona biryoshye yamuhesheje Grammy cyane yamuhesheje Grammy yatwaye igihembo cya cover nziza ya album ese buriya wibonye nk'umuntu ufite amasunzu ari nka wenda ari nk'abantu wahisemo ukabona nyine umuntu yakoze amasunzu ushobora gusanga wenda hari umuntu amugira inama cyangwa se akaba yarabonye akabikunda akaba twagiyemo muri Grammy bikwereka ko nyine gakondo yarenze imipaka cyangwa ubona ko umuntu aramutse ashikamye ku muco we
nyine hari ahantu yamuvana ko ukajya naho umugeze mere kuri icyo ngicyo uvuze byanga bikunda ntago yabyutse ngo avuge ngo ngiye gushyiraho iyi nyogosho byanga bikunda afite nk'ahantu yabonye ifoto wenda umwe mu banyarwanda cyangwa ari umuntu we wa hafi nko muri management yiwe umubwiye tushyizeho kantu byaba ari sawa ni kigaragara ko twebwe ibintu byacu nyine ni twebwe bo kubiteza imbere byuka nshyira amasunzu bwa mbere barambwiraga umuntu umusore nkawe ni gute umuntu umusore nkawe wishyiraho ibintu byacu shyiraho amasunzu wajya ugashyiraho dread wajya ukiyogosheshwa none n'umuntu mukuru mbibirwa n'umuntu w'umukecuru yego tamubwira none se iyo niyogoshesheje ingande nibyo byagushimisha uko nakiyogoshesha amasunzu yego cyangwa nishyira inkongomani nibyo bizashimisha abantu kurusha uko nashyira amasunzu yawe yego kuko amasunzu nibyo niwo mwihariko wacu nyine uko ubonye tavuga ura muntu n'umunyarwanda cyane rwose rero urumva ko ibyo bintu byacu tubikunze we ntago nakurenganya umusatsi ndi kubona ugenda gake gake twazagira ibintu byacu tukabiteza imbere niba abanyamerika bari kuza bagakora ejo bundi bazampamagara ngo njye kubacurangira inanga umanuke cyane ndetse jabo ubwo umukecuru akubwira ibyo wenda ushobora gusanga arabikubwira ugasanga n'inshuti zawe muri famille gatare ko si umusore yego nyine uri gukora gakondo turabibona igicuranyisho gifite hafi ariko se kuki nyine amasunzu ari cyo ugomba kumva cyakuranga kuko ngiye ahantu hose nkubonye niwe n'amasunzu kuki ubundi kuki wafashe uvuga inyogosho y'amasunzu kuvuga ngo ngewe narayogoshe nago nayasokoje kuko ari ukuntu yasokoza ukabakongera ugasubiza umusatsi wawe uko wari umeze ariko ngewe arogoshe nyine no kubihora nyamura n'abantu bakambwira ngo nese muzima busanzwe nuko uhora nyine babwira nuko mpora yego kandi nta kibazo bintwara mbere najyaga ngenda mu nzira abantu bakandangarira ubungu byabaye ibintu bisanzwe byabaye ibintu bisanzwe yego byabaye ibintu bisanzwe rwose nabaga ndi kumwe nk'umuntu turi twaje hano mu isoko rya Nyarugenge nk'umuntu ngo niwe bari kureba ngo njya gura tuba turi kwegera urumva rero urumva ninjira muri bino bintu nashatse nyine ikintu cy'umwihariko cyandukanya n'abandi bantu kandi bikajyana n'ibintu nkora yego bikajyana n'ibintu nkora umuco rero natekereje ikintu cy'umwihariko wanjye nyine ku buryo umwana muto urumva no kuvuga ngo iyo njiye mu kintu byanga bikunda twebwe tuba dufite abantu benshi babarebera yego so rero natekereje kandi kana abana batoya bakiri batoya cyangwa turi mu kigero kimwe nimba babona ndirimba ibintu byiza nkarimba ibintu byiza why not nimba yakigana indirimbo zanjye kuki atakigana na style yanjye ko rero yenda yigana ni kumucukura nyine n'abandi bato bakagenda babiboneraho bakabikunda bya bintu byacu tukagera tukabyiyumvamo nyine yego ubwo inanga ntago bayumvaga batwitaga bakananga nta gaciro abantu bacurangaga inanga bari bafite bayifata nk'ibintu bisanzwe ariko hari abantu nzi mwabanza isenga nkabayista n'abandi urumva ravuze uti ngiye kwinjira ariko ngira umwihariko none se kwiga iki gicuranyisho byo nacyo wagira ngo ubyimenyere uvuga uti ni kubona nyamo n'ususuza amatorero mbere wenda yuko amatorero atarama bakaguha umwanya kuki wanavuze ngo ariko ni inanga nayo wayiga nkayimenya abantu inanga urumva igitekerezo cyavuye ku ishuri urumva naringiye mu bintu by'umuco urumva mbere twaririmbaga ibintu biraho nyine bidafite biba biri aho ngaho nyine utarisobanukirwa nyine ku ishuri rero ku Nyundo nibwo nisobanukiwe nyine ninjira muri gakondo ndavuga nimba ninje muri gakondo niki cyantandukanya n'abandi nanone atari ukuririmba ni instrument na kigikurura abantu nayize nk'amezi nkane amezi nkane yari imaze kugeza ahantu nge nta mu president wo muri Afrika ntari nicara imbere ngo muririmbe mwahuriye ubwo baza mu Rwanda mu nama ego ni benshi perezida w'Ubushinwa premier ministre w'Ubuhinde bose kubera inanga ariko urumva yaba ari ukuririmba gusa sinzi ko nari kugira ayo mahirwe yego sinzi ko nari kugira amahirwe yo kugirirwa amahirwe kwicara imbere ya perezida wacu wa Repubulika ndi kumutaramira inshuro maze kumutaramira sinazibara kandi gucuranga kwera iki cyane ngo mbese ubaye nkaho ndi wavuze uti gitari yanjye wanyambukije imipaka rero cyane rwose nawe nari kwicara imbere ya Ange ngo mutaramire mu bukwe bwe nabyo biri mu bintu byashimishije Ange Kagame biri mu bintu byashimishije kumwicara imbere nkamutaramira mu bukwe bwe biri mu bintu nyine nabyo byashimishije ufite inanga yawe ubwo urumva rero ni utaririmba gusa ahubwo ucuranga we ncuranga ndirimba yego urumva rero iyo nza kuba ndirimba yashoka ko wenda hari abandi
bakagombye kuba bariyo bandushaga izina bahari bandusha n'izina bakagombye kuba bariyo ariko urumva ndayishimira nibyo nkubwira rero njya kubyinjiramo nashatse nyine ibintu byakomeza kuntandukanya ubwo nimba bavuze ngo umuntu ucuranga n'inanga wa wundi w'amasunzu yego yacuranga ni wa wundi w'amasunzu bashaka kuvuga ngo hari umuntu wacuranze ngo w'inzobe se ngo w'igikara ngo w'imibiri yombi wa wundi ufite amasunzu rero bavuze ufite amasunzu nyine abantu nyine ubwo bahita bamenya uwari none si Jabo uravuga uti perezida w'abaperezida benshi bo muri Afrika cyangwa se nta perezida n'umwe muri Afrika ntaratarame wenda ababashije kugera i Kigali cyangwa no hanze y'igihugu ariko muri kariyeri nyine buri wese agira ibihe biromari ku rugendo rwe nk'ubwo ukavuga utwenda gucuranga intanga wenda mu bukwe bwanje Kagame wenda gucuranga intanga wenda imbere ya perezida Paul Kagame byasize ibihe nyine by'ugwibutso kuri muri no kariyeri yose ni ibihe biwanyuzemo uvuga uti ibintu bihe rwose byahinduye amateka kuri iki byo no kwicara imbere y'umukuru w'igihugu kwicara imbere ya kanaka nyine cya gishushanyo cyanjye nakunze muri cyamezane byabaye nyine ibi bidasanzwe urakoze ubundi ndibuka perezida wa Zambia aza mu Rwanda muri dine twarabataramiye navuze icyo gihe ndabyibuka twavuye muri convention sanga arukuntu nyuma muri kuririmba niki sanga bampostinze kuri Instagram ya muzehe ntuza ku mbuga ze nyine ku mafoto kandi bafotora amafoto hariho naka video sinzi gikunda kubona nka posting yego twabe tugize urumva ntago twabaga telefone tuzifite nyine naratashye nkigera nyatsa telefone yari imenetse ariko byumva aho niho nahantu nese ngirira agaciro cyane nyine ikintu bita message warazakiriye narazakiriye ewana narazakiriye pe narazakiriye niho hantu nyine nese ngirira agaciro numpamagaye nyine urumva na wa muntu utaremeraga nyine avuga akora ko sebera ayemera nyine abantu batangira kubona ko bya bintu bifite umumaro numva nubwo twabikoraga ntago abantu bose babibona nago babibonaga ko biranaga barayibonaga wenda akabyirengagiza ariko niba uvuga ati papa ngewe papa yashyize kuri Instagram yiwe ewana atavuga ati uyu niwe muntu dukeneye ati kabaye byampesheje agaciro nanubaka kandi ndacyabigenderaho nyine buryo abantu bahise babona cya gikoresho bya bintu byacu babonye ko ari ibintu nyine bishobora gutezwa imbere bikagira umumaro nimba umuntu uturutse mu gihindi gihugu umuntu ukomeye nk'uriya perezida wa Zambia yicaye ukabona akomye mu mashyi nyine tuvuga ibi bintu nanjye kuvuga ngo biragabura ntago kugabura ari byo biza mbere ahubwo ku mutima iyo wakunze ikintu ukagikora neza kiguha ibindi bintu byinshi kiguha abantu kiguha ayo mafaranga kiguha ibintu byinshi ujya ahantu ugakomanga bakagukingurira byoroshye ubwo mbese uravuga ko igihe wacuranga imbere ya perezida wa Zambia ari byo bihe nyine byabaye bidasanzwe kuri wowe nibyo bihe byabaye kuko warasohotse ubona amafoto iki cyane ahantu hose hose birahari ese buriya hari igihe kenshi batumira mu nama n'ibirori ukabona mufite ukuntu nyine muturisha abantu ariko binyuze mu nanga ariko utavuze witegura gute nk'ubu turi mu kiganiro ushobora ni incurangira akantu gatuma umuntu kuri iki kiganiro kiyumvamo cyangwa ati twagize ibyago ariko hamwe n'inanga yawe ukaza ugacuranga kandi koko gatuma umuntu atuza akakira ibyo bari kunyuramo hari n'igihe umuntu ati tugiye kwakira umukuru w'igihugu ubwo nabwo gacuranga bikaza gutuma umuntu koko yumvamo ko hari umuntu ugiye kuza birabihe ubinyuza gutema abantu nyine witegura gute kuko hari umuntu uje twasuganira ni producer ni Chris Nita ariko mbwa ati buriya gukora ama soundtrack ushobora gukora umunota umwe ariko umuntu wumvise akatumva message kandi utavuze bigenda biteje abo no kuvuga ngo nyine ntabwo abikora nyine utari umucuranzi no kuvuga dushaka kuba turi no kuganira gutya nko gutya turi kuganira nge nkaba ndi gushyiramo abaganira uri kubyumva bituma bishobora gutuma nk'umuntu uri kutureba areba ikiganiro cyacu agira attention mu buryo bwo kumva ya muzike no kumva ibiganiro ikiganiro gishobora kumuboa ariko ino ntuza ubwayo igatuma akurikirana akomeza gukurikirana kuko ari kumva ibintu bibiri bitandukanye buriya rero inkinanga igira melody nyine zigira melody nyine zikururana nyine nk'urugero kuko hari umuntu kujya batewe doho urugero tuvuga wenda nk'ubu ushaka rero ni nko kuganiriza wowe ushaka no kwita wishakiramo indirimbo ni muri ubwo buryo rero noneho
noneho se kavuga ati abashyitsi wenda bari kwinjira urabuducurangira baza binjira bareba umuntu uri gukora ibyo bintu ninde yego noneho aha uravuze uti ubwo nk'abayobozi abashyitsi bakuru barinjiye ariko injira avuga ati uwo muntu uri gucuranga iyo nanga ninde duhe wenda nka sample wenda ufata urugero nk'ubu ngubu Jabo ni we mushyitsi mukuru arahageze ubwo ubwirago ushyiramo ni wenda umushyitsi mukuru arahageze yego ucuranga ashobora gucuranga dufashe ikisi dufashe iyo kujya mwene nta muntu wajya kujya mu nama akabyumva nimba ari abantu bari kwinjira ntabwo dukeneye muzike isakuza dukeneye akantu kaba kari kuvuga abantu bari kwinjira icyo gihe nyine wifashisha instrument nk'uko nyine ituriza abantu nabishakuje ariko n'abantu bakakumva bakumva karyoshye bakavuga ko kantu buryo bicara nyine bakanatuza bakaba bamara nk'isaha ari kumva icyo kintu noneho hari igihe Jabo ahubwo ati kuko mu minsi ishize nakubonye mu bukwe bw'umuvandimwe nyiri ndetse n'umukunzi we Raisa uretse no mu bukwe gusa nkubana n'ahandi hantu noneho hari igihe bahamagara umugeni akaza biranabwo ushobora gucuranga inanga ituma umuntu yumva ko hari umuntu uje umugeni aje cyane ushaka gucuranga ukanaririmba reka dufate akantu gato wenda tuvuge dufate urugero umugeni agiye kuza wenda nk'umugeni ariko ubwo ugifite inanga uburagiye rero uganirije Platini P ati no twahura tugahuza imbaraga ugakorana indirimbo mukesha bivuze ngo Platini wamwinjije muri gakondo cyane buragiye ntazavamo byarangiye ajaje byanyuze muzenza kugira ngo ku ndirimbo wagomba gukurikizaho abari Platini P ira ndirimbo twayikoze na package yarampamagaye muri Country Record ari ikintu ushaka ko dukora kandi icyo kintu kikaza gifite imbaraga ndagenda turagikora turavuga se dushaka undi muntu umusitari ariko uri popira wagiye usanga afite beat kugira ngo abantu babyumve neza muri gakondo utaba muri gakondo ariko nyine ndavuga ujya kwa package orashanzo nuza beat hari uranaririmba n'indirimbo yari yanditse ariko byumva turagenda turarikodinga urumva tumaze kurikodinga twumva ni nziza turavuga indirimbo reka tuyishakire umuntu nibwo izagira imbaraga ariko umuntu uririmba uri popira uririmba sekira atari muri gakondo dutekereza abantu natekereje Kenny ntekereza na Platini Kenny Soul yego na Platini Kenny Soul muri ibyo bihe nyine ajya muri Canada bitatuvuga ubwo reka twigumanire Platini ewana Adolphe sinzi nimba umuntu ndamuzi nayumvishije ndamubwira ati ndashaka ko tubwira Platini ukaduhuza amwumvisha indirimbo tukayikorana Adolphe aravuga ati ini sawa ntago yabyanga ahita amana nimero zarambwira ati muvugishe uwo mubwire gutya na gutya ndamuvugisha nitwa Jabo Ben Adolphe yaramenya nimero yawe nagushakaga hari ndimbo narifite nagira ngo nkumvishe numva byakunda tube twayikorana narayimwoherereje ewana ahitambwira ahubwo turarikodinga ryari ewana yahise ayikunda Platini ni imfura cyane ntagagora yahise ayikunda ngo byatangiye ushaka kagushyiramo Kenny Soul twateganyaga
Platini na Keniso nyine uwo tuzabona bitworoheye nibyo nyine Keniso muvugishije musanga afite ibitaramo muri Canada Keniso ngenda twabonye inkuru ko agiye muri Canada twita ducishamo akarongo urumva twashaka kuyikora byihuse nyine ubwo ni gihe ki turi mu kwezi ni mu kwezi kwa 12 umwaka ushize kwezi kwa 12 so ubwo monye afite ibitaramo muhita muvusha Platini turavuga Platini yimuhaye arayumva aravuga arayikunda aravuga none se iyi ndirimbo numva neza navuga ko nyine iri muri amurongo wa Afrogako ariko none yaba ari element yaba ari package buri wese nyine yagiye agaragaza akayifiteho kuri wowe ubundi ubona Afrogako ikwire kubinyana y'umuproducer cyangwa ikwire kubinyana n'abanzi bose bakora abyita kare yakagombye kubi y'abanyarwanda bose kubera kuko urumva n'impamvu baraba babivuga nkeka ko ntagomba ashaka ko ashaka kwikubira ibyo bintu kuko ashaka kubyikubira yabyikorera wenyine ntago yakifuza ko abandi bantu nyine kuko urumva nimba package ashobora kuvuga ati umuntu afite ubushobozi bwo kuba yakora ibi bintu reka muhamagare tuba ariwe dukorana imove nuko bayumva ko nyine ibyo bintu ari ibintu by'abanyarwanda atari ibintu bye nyine so rero ntago nemeranya ko cyangwa mpamya ko package avuga ko Afrogako ari iye nyine ahubwo ashaka kuba yayicreatinga akayicrea nyine bakabyumvisha abantu abandi bantu nabo bakabikora niko kandi na element ndatekereza ari uko nguko yego ubwo pi rero murahuye turahuye turagenda turarikodinga ewana havamo ikintu nyine kiremereye indirimbo muhita mukesha twita mukesha uducurangiyeho akantu gato unadusobanure muri rusange harimo ubuyebuto mukesha yego acurangira mukesha mukesha ni mukesha w'umukobwa muvuga ni mukesha sorry ntabwo ariko kuri kamera mukesha w'umukobwa muririmba mukesha twaturirimba n'umukobwa twaturirimba ni story mba ndi gutera janvier ni story mba ndi gutera janvier n'umukobwa tuba tuziranye aziranye na janvier ariko ibyo tuziranyeho nge na janvier ari bimwe kuri mukesha ari bimwe ni sawa cyane ndumva ko indirimbo isobanutse irasobanutse ushobora kubona mje mwumva ko nyine muri kuririmba umukobwa wenda kusimba hano ugomba kuririmba neza cyane none jabo wa murengera ntwari wa jabo intwari muranye imbere nkuranye inyuma ntawe ubizi ntaramira ababishaka batabishaka bakabisha uruhanga rw'uruhehemure ninjye mugabo w'umugore wanjye ni muremure cyane n'umukuraga barabahiga cyane ahora imbere cyane n'umukura nkotarabahina cyane ni mugari ku mugabo anyurwa n'abagabo ntiwamucumita icumu udashyitse cyane yigize umusazi abana be n'amaji zisheriwe n'umusizi ahora badimbagurana ntiwamubabaza ahora n'umudiho ahora naseka uwo mukesha arongeye yarangaritse anteze umutego nuko aseruka akatuyagaza duhorana kwa riteme ngo tumwipevere niyaserutse aratuyagaza mukesha oya ni mukesha ngo uwagukunze wamukuye umutima uwagukoye wamukuyemo roho yimazeyo n'umuvinyo ntumushyitsayo akunda muri ture aricunda cyane haravunika cyane nimutura tugabane niwanga bimeneke yigize umusazi abana be n'amaji zisheriwe n'umusinzi bahora badimbagurana ntiwamubabaza ahora n'umudiho ahora naseka yewe niwe mukesha bavugaga rero ati urumva ko amakuru amuzi nanjye niyo muziho uwo niwe mukesha indirimbo yitwa mukesha nawe niyo muziho ni indirimbo iri kuri Jabo Gakondo wajya kuri YouTube ukayireba yakoranye na Platini P imaze iminsi igera kuri iri hanze views zimo zirazamuka ariko nawe ujye urebe utanga ibitekerezo wumve koko Afrogako yacumva injyana bashyizemo imbaraga tugana ku musozo Platini P na ya masomo nk'atatu wamukuye mu gihe mwamaze mukona kuri studio
murakoze mbaje ikibazo cyiza. Platini P ni umuntu ugira ishyaka, ni umuntu ugira ishyaka cyane muri studio. Nagavuga ngo igihangano ngo ni cyuyu ngo naje kumufasha, ahubwo nyine ibyo binahita bigira ibyo kugira ngo ibyo bintu bizaze biri kuri standard nziza, bimeze neza, bisona neza, bivuga neza. Agira ishyaka cyane, ntago ashobora kwemera ko ikintu n'indirimbo amasample dufite ashaka kubagira nko muri 30 sample yayo ntuza nyine tugenda musubiramo yego nuko nyine nukateye no kuri no tunashutinga mukesha ewana yaragendaga agashyira babyinnyi ku murongo akabwira mukora ibi ngibi director kandi ari aho ngaho ukabona nyine kari umuntu ufite ishyaka ry'uko ibyo bintu yagiyemo bigomba kuza bimeze neza, kandi ntago ari wa muntu nyine ugira umusitari avuge ngo nahuye ngo n'umuntu uri hasi. Ubwo nyine nimba yemeye ko mugiye gukorana ibyo bintu muraba muri bamwe nyine muri icyo kintu nyine, ntago ari wa muntu kwifungaho nyine ngo ubone ngo yigagaje yiremereje. Ari hambo cyane, byanyeretse ko ibintu byose ari uguca bugufi. Aho ni sawa cyane. Maze imisi mbona uheretse ari ama video postinze uri kumwe na Green P uri gucuranga inanga. Warugiye nawe se kugira kumwinjiza muri gakondo wabuze gato? Nawe buri atubirimo ndamwinjiza. Ni video za abantu bagiye kuri chaîne baratunze video turiho. Turi ku 12 z'ukwezi kwa 11 2024. So Green P ari muramutoza umugurutse iki kibazo ni kiza. Ndi kumubwira aha hantu umve ino groove iri mahanga nta kintu tuvuga ati aha hantu ni ruzungu. Tugomba kujya muri studio nzabikubwira aho reka mbe mbicumbikiye aho ni sawa cyane. Tugana ku musozo se muri mwaka dushiki nyuma y'indirimbo yawe na Platini. Ndi gukora kuri album yindi ya kabiri nyuma ya hinga. Yego nyuma ya hinga ndi gukora kuri album ya kabiri, ndi kugenda sora indirimbo zimwe na zimwe mukesha uri kubona ko kabaye. So ndi mukesha jana iriho ikorwa album ya kabiri. Yego imitoma tugeje kuri mukesha sasa tugeze kuri mukesha kwa gatatu ejo bundi natariki nk'eshanu cyangwa 10 yego igikuba kiracika. Aho ni sawa cyane. Ubwo rero kugira ngo dusoze neza ikiganiro twikora gato kumiga yino nanga nkwereke tugiye gusoza nitwa Jabo urafasha kumva neza bitiranye n'ibisoza ikiganiro. Nitwa Jabo niyo twaganiraga mu kiganiro, indirimbo yitwa Mukesha yayikoranye na Platini P. Ugende kuri chaîne ya YouTube uyirebe uyumve uyisangize inshuti zawe, ariko kandi arahari utaramyiwa cyane mu bukwe mu birori binyuranye mu bitaramo binyuranye, nk'umuhanzi beza w'abahanga cyane cyane mu njyana gakondo abantu bakwiye gushyikira cyane ko yagaragaje ko ashoboye. Ikiganiro nk'iki nakagaruka ni Jambe mwari ko mu kiganiro, ariko kandi dushimire director Emma budufashe kuri kamera. Ikiganiro nk'iki nakagaruka Jabo nawe wakoze cyane. Murakoze cyane umunsi mwiza nibe byiza cyane. Asante sana kabisa. Bakomeze barebe Mukesha ujye kuri Instagram ni Jabo official ikire mu bitekerezo. Murakoze murakagira Imana. Murakoze cyane namwe.